Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbaye ikaze na karibu ku Hano TV, ikaze cyane mwene data, ugeze kuri yica n'ubwa mbere, ukaba utariyandikisha mu muryango mugari w'abana b'Imana, mbere yo kumva ijambo, banza ukande kuri ako kajambo k'umutuku kuri telefone yawe mu ruhande rw'ibumoso, cyangwa ryandikishije ibara ry'umukara ryanditseho subscribe cyangwa s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Uraba wiyandikishije mu muryango mugari w'abana b'Imana, uraba ubaye wa 501. Imana y'amahoro iguhe umugisha rero umaze kubikora. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana yagira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Mbere yo gusenga reka mbanze mugende guha ikaze, mbanze shimire buri muntu wese wakoze subscribe, umuntu wese wamaze kwiyandikisha muri uyu muryango mugari. Tuzaba mugari cyane, ndabizi ni inzozi mfite, tuzaba mugari cyane. Kandi nyitangira kuri video ya mbere nababwiye kuri iyi channel nta kindi gamije ni ukuvuga ubutumwa bwururutse imitima, ruhura abarushye, ruhumuriza abaremerewe, rubwira imfubyi ko Imana izazibuka, abapfakazi ko Yesu azabagira neza, abarushye, abaremerewe, abadafite shinge na rugero, ndetse namwe mufite ibyo mufite uyu munsi wa none, ko byose tubikura mu mbaraga z'Imana, n'ubuntu bw'Imana, ntabwo ari imbaraga zacu ziba zabikoze, n'ubuntu bw'Imana. Rero mufashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire, mwarakoze cyane. Imana y'amahoro yo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ikomeze ibagurira imbago mu buryo bwose, yaba mu mwuka yaba mu mubiri. Imana ikomeze ibagurira imbago. Rero Yesu abaho umugisha, kandi ndabinginze ndabashishikariza, nta yindi misiyo dufite hano ku isi usibye kubwira abantu ko Yesu agira neza. Yesu twese yatugize abavugabutumwa. Mbere yuko agenda arabwiye intumwa ze, arazibwira ngo nimugende mwigisha amahanga yose, muhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Kuba warakira umwami Yesu nuko hari aho byaturutse. Nawe rero haracyari abandi bantu batarakira Kristo, wakagombye kubwira ubutumwa bwiza. Mu gihe utabishoboye, nge ndabishoboye. Icyo ngusaba ni ukumfasha kubusakaza mu nshuti zawe, ubushyira muri groupe, kuri stati, ahantu hose, kugira ngo iri jambo Imana iba yasize ku mutima wanjye rigere ku bantu bose. Niyo mpamvu navuze ngo ndi umuvugabutumwa mu mahanga yose. Amen. Yesu aduhana umugisha. Reka tujye imbere y'Imana dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuri Imana yacu nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro. Ni ukuri Uwiteka Nyiringabo, sutse umutima wanjye imbere nk'amazi, mbere yo kuvuga ijambo ryawe no kugira icyo mbwira mwene data uzumva iyi video. Ni ukuri ndakwinginze ngo imbaraga z'amaraso yawe zinyuhagire, zinyeze, zintunganye ku gato no ku kanini. Amaraso yawe Yezu, umuntu wese uzafungura iyi video akayumva, amubabare gukiranirwa kwe kose. Imbabazi zawe zitugaragareho, ubwiza bwawe ukayangane kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Data, ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari nge uvuga, aba ari wowe wivugira. Ngenda kubera mikoro, wowe wirangururire mu izina rya Yesu Kristo. Ndaburizamo imbaraga zose zatumira iyi video itarebwa cyangwa ngo ugere ko wagambiriye ko igomba kugeraho, mu izina rya Yesu Kristo. Iyi video umuntu uzayifungura arushye azaruhurwe nawe, uzaba ababaye aba ari uzamuha ibyiringiro no kumubwira ngo ejo he ni heza. Shimwa nyagora ku ngoma, vugirizwa impundu utambirwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ngiye kuvuga ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Umutwe w'ijambo uravuga ngo urukundo rwa Yonatani na Dawidi. Uyu munsi wa none ntabwo Yonatani na Dawidi agihari, ahubwo ni urukundo rwa Kristo natwe, urukundo Imana idukunda. Iyo Imana yaradukunze, iduha umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
nubwo uri kunyura mu bikomeye, nubwo uri kunyura mu gutabwa, nubwo uri kunyura mu karengane, ariko hari uwagukunze, hari uwagupfiriye. Ushobora kuba utari ubizi, ariko hari uwagupfiriye kugira ngo uzajye mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 18 kuva kuri 1 ndagera kuri 5. Ndasoma nihuta nze kubona akanya ko gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranyijwe n'uwa Dawidi. Sawuli yari se wa Yonatani. Haleluya! Aha Dawidi yagiye kuhura na Sawuli amaze kwica Goliyati. Amen. Imana imuhindurira stati. Dawidi ajya kwica Goliyati yaravuye ngo iwabo mu dutama. Imana ishimwe. Tuziga icyigisho cya Dawidi uko Imana yamutoranyije muri bene se 7 ubwo bari baramwibagiwe. Umuhanuzi aje gusuka amavuta kuko Imana yambwiye ngo uzajye kwa Yesayi nzakwereka aho uzasuka amavuta. Umuhanuzi Samweli nawe ageze akajya areba uburanga, akajya areba ukuntu baresha, akajya areba igihagararo, akareba ibintu byose, akavuga ati hari n'uyu nguyu. Yajya kumusukaho amavuta Imana ikamubwira ngo si uyu nguyu. Bigeraho Imana ivuga ati nta n'umwe uri muri abo. Imana iramubwira ngo mubaza se ngo hari undi. Isabwa ngo iyo ngo ndibutse ngo hari uri mu dutama. Iyo wowe uri mu dutama, wowe bataye, Imana igufiteho ibyiringiro. Nta kure habaho Imana itakura umuntu. Uyu munsi wa none mpere kuri iki ngiki nza kugereranya urukundo rwa Kristo adukunda twebwe, tubikunda tutabikunda, tumukunda tutamukunda, tumwizera tutamwizera. Yesu aradukunda, Yesu adufiteho umugambi. Dawidi ngo akimara kuvugana na Sawuli ngo umutima wa Yonatani uherako uba agati gakubiranyije n'uwa Dawidi. Ndashaka kukwifuriza ngo umutima wawe kuva uyu munsi uba agati gakubiranyije n'uwa Kristo. Ntacyo uzabura, ntacyo uzakena, ntago ibyago bizaguherana, ntago agahinda kazaguherana, kubera ko Kristo naba ari muri wowe, umutima ugakubiranwa n'uwe. Haleluya! Byose bizagenda neza. Imana ishimwe. Reka dusome cyane. Kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Yonatani umwana w'umwami yabonye Dawidi bwa mbere, amukunda urukundo atigeze akunda se, amukunda urukundo atigeze akunda mwene se, amukunda urukundo atigeze akunda umubyeyi we wari we wese cyangwa inshuti ye. Yumva afite ukumukunda. Uko niko Yesu adukunda. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atabe. Yesu adukunda urukundo tutamukunda, ariko aradukunda. Amen. Ku murongo wa 2, maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Hari ahantu Imana igiye kugukura, kandi aho hantu ntuzongera kuhasubira ukundi. Amina. Dawidi yavuye kwa se azi ko azagaruka agasubira mu dutama, ariko Imana yari ifite mission kuri Dawidi. Ntiyongeye gusubira kwa se ukundi, ntiyongeye gusubira mu dutama ukundi, ahubwo Imana yagiye kumwigisha uko babayeho ku ibwami, ubwo yari kuzaba umwami wa Isiraheli. Haleluya. Hari ahantu Imana ikujyana kugira ngo ikwigishe uzabaho ejo hazaza. Ese ahantu uhagaze uyu munsi uri muriga, uri kugenzura. Haleluya. Imana yaguhaye kujya gukora aho ngaho muri abo bakire, kugira ngo ikwigishe uburyo barishe kutona fourchette, kugira ngo ikwigishe uburyo bicara, kugira ngo ikwigishe uburyo bavuga, kugira ngo ikwigishe uburyo bagenda, kugira ngo ejo nigutuma hakomeye uzabihagararemo neza, uzahagararira Imana neza. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani na Dawidi bagiranye igihango, barasezeranye. Nawe umunsi wahagararaga ku maguru yawe yombi ukakira umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamuha ubugingo bwawe, ukabwira Imana ngo igusibe mu gitabo cy'urupfu ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, wari wahanye igihango na Yesu Kristo, wari wasezeranye nawe isezerano ridakuka, isezerano ridashira, isezerano rizatuma
Imana Yesu Kristo ahagarara imbere y'Imana n'abamarayika akaguhamiriza akavuga ati uyu nuwo nacunguye. Haleluya. Yonatani nawe agirana isezerano na Dawidi. Imana ishimwe. Ku murongo wa 4, Yonatani amaze kugirana isezerano nawe ngo yijishura umwitero we yari yiteye awuha Dawidi. Arijishura amuha umwitero, aramufubika mu buryo bw'umwuka. Umwitero ufite icyo uvuze. Nushaka kumenya ibi bintu mu buryo bw'umwuka, unyarukire mu Efeso ibice 6 urasanga ubusobanuro bw'iyi myambaro. Ibice 6 umurongo wa 10 umanuke gatoya ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ahangaha niho umenya ngo umwitero ni iki yamuhaye. Se byari bivuze iki? Dawidi yaraje mu rugamba, Dawidi yaraje mu bintu bidasanzwe. Umwana w'umuhungu amugiriye impuhwe, aramukunda, avuga ati data nzi uyu mwana nintamugabira bizamugora. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yonatani yijishura umwitero we yari yiteye aho Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota n'umuheto we n'umukandara we. Ibi bintu, umwambaro, umwitero, umukandara, inkota, mu buryo bw'umwuka bifite icyo vuga. Umuheto ni amasengesho, inkota ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Umukandara ngo gukenyera ukuri. Yarabibanye amuravuga ati Dawidi hari ikintu. Uyu muntu witwa Yonatani yari afite umutima, yari Kristo wari wamanukiye muri Yonatani kugira ngo yambike Dawidi, kuko Dawidi yari yaratoranyijwe n'Imana. Dawidi yari yarasutsweho amavuta yo mu ihembe atandukanye n'ayo mu icupa. Imana ishimwe cyane. Arangije arabimuha, aramwambika, aramufubika. Mu mwuka afite hari icyo byaremye, mu mubiri hari icyo byaremye. Imana ishimwe cyane. Imana iduhe natwe ibi bintu turabikeneye mu gihe nk'iki ngiki. Dukeneye umwitero, dukeneye umwambaro, dukeneye amasengesho bundi bushya, dukeneye kuba binginzi by'ukuri, dukeneye kuba abanyamasengesho. Nimureke dukunde Kristo nawe dukunde. Amagambo ya Kristo abe muri twe agwiriye, kugira ngo mu gihe cyo kugeragezwa, kugira ngo mu gihe cy'imibabaro, kugira ngo mu gihe cy'ibigeragezo uhagazemo ujye ubwira Satani ngo handitswe ngo kuko umwami Imana azanabara. Nico gituma namwara igikukandagiyemo cyose uba ufite ijambo ubwira Satani. Nimba ugeze mu burwayi bari kukubwira ngo iyo ndwara izakwica, hahindukira uvuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo menyeshe abantu ibyiza Uwiteka yakoze. Imana ishimwe. Gira ijambo muri wowe uyu munsi wa none, ukomere, ukunde Kristo, umutima wawe ukubirane n'uwa Kristo. Ntacyo uzabura, ntacyo uzakena, kandi Imana izakugira neza. Imana izakwagurira imbago. Tugire umutima nk'uwa Yonatani, dukunde Kristo, dukunde Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, n'ubugingo bwacu bwose. Imana izatugira neza. Reka dusenge, dusaba Imana umutima nk'uwa Yonatani, dusaba Imana kuyikunda nk'uko Yonatani yakunze Dawidi. Yesu iko Yonatani yakunze Dawidi, ni nako Yesu yakunze itorero. Kandi uri mu itorero, kandi uri n'umugeni. Itegure, kuko Yesu ari mu nzira. Yesu aje vuba, aje kuducungura, aje kudutwara, aje kuduha ingororano mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nziza, Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya ndagushimye, ndaguhimbaje kubwira ijambo Data wera. Turagukeneye mu gihe nk'iki ngiki, turagukeneye nk'uko Dawidi yarakeneye umwambaro, yarakeneye umwitero, yarakeneye inkota, yarakeneye umuheto, yarakeneye inkweto Uwiteka mu buryo bw'umwuka. Niko dukeneye natwe kutwambika intwaro zose z'Imana, kugira ngo tudatsindwa mu gihe cyo kugeragezwa na Satani. Mana, dukeneye ibyo bintu mwami. Dukeneye kugukunda ukuruta uko tugukunda uyu munsi wa none. Dukeneye kumva ijambo rya kurusha uko twaryumvise ejo hashize. Dukeneye mwami Yesu Kristo kuduha akanya tukabana nawe. Duha urukundo rwo kugukunda Kristo. Twebwe tuvuze ngo turagukunda twaba tukubeshe. Hari igihe tugukunda kuko hari icyo tugushakaho, ariko tuwe kugukunda nta nicyo tugushakaho. Tuwe kugusenga nta nicyo tukwifuzaho Kristo. Tugihe umutima nk'uwari muri Yonatani ubwo yabonaga Dawidi akamukunda nk'uko yikunze. Duha uwo mutima kugira ngo
tugukunde, kugira ngo tugukore tubishaka, kugira ngo tukuvugire, kugira ngo tukwamamaze, kugira ngo tuguhamirize mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese wumvishije iri jambo yari yasubiye inyuma, yari yacitse intege, yari afite ibibazo, reka rigiraho rimukura, reka rigiraho rimushira, reka Mwami Yesu Kristo mu buryo